Hello people, ndagira ngo basabe akantu. Hari abantu benshi bafashe amapaje Facebook, bafite ama Facebook yabo yari asanzwe yo kwandikirana n'abantu, kuganira n'inshuti, biri aho ngaho bakazihindura paje kugira ngo babashe kuba wenda bakwinjiza amafaranga kuri Facebook. Ni ukuvuga ngo uwo muntu rero icyo nshatse kubereka ni iki, ni ukuvuga ngo uwo muntu mu gihe akubwiye ngo ndagira ngo nyabuneka unkorere flow, cyangwa se aguhereje link ye kugira ngo umukorere flow, si ikintu kigoye, si n'ibintu biri bugusabe ibintu birenze, ni button imwe gusa ya flow uri bukande. Rero kugira ngo uyikandeho ndagira ngo tubijyanire hamwe mbibereke neza uko wabigenza. Mu gihe aguhaye link ye cyangwa se akubwiye izina rye akoreshaho kugira ngo umuflowinge, uraza kuri Facebook ukoresha ni apana right, ni Facebook. Iyi Facebook niyo iri buze kubikwereka neza. Wowe icyo ukora uraza uyikandeho reka ifunguka. Nimara gufunguka irafunguka imeze gutya. Wowe ikintu uri bukore urakanda hano aka ka search, yes, ni kuri buze gukandaho. Wenda tuvuge umuntu akubwiye izina rye, reka turebe umuntu bita turareba we umuntu bita Dufitumukiza Albert. Biterwa na network ufite. Iyo umaze kureba ubona ko yaje, dore niwe wuyu. Namwe mugende mu musacinge, nguyu uyu niwe turi buze kureba, uyu nguyu uyu niwe dushaka, akaba ari we dukandaho. Numara gukandaho, dore aya ni amavidewo ye yose yagiye ashyiraho, kugira ngo uri kubibona. Izi ni videos ziwe zose, uvuga ngo bakwereka videos ze zose yagiye ashyiraho. Ushobora kuzireba, byiza iyo uzirebye ari sawa, biranamufasha. We icyo tugiye kureba ahubwo si icyo kugira ngo uzirebe, ni ukugira ngo tubashe kumuha flow. Kugira ngo uri kubibona uko bimeze, hano hari add friend. Iyo hari add friend ntabwo biba kubwiye ngo umugire inshuti, twe tugiye kumuha flow. Turaza dukore mu izina rye, turakora mu izina rye rifunguke gutya. Wowe numara kubona rifungutse gutya, ndagusabye ntukande aha hantu, ahubwo aho gukanda aha ngaha, aho kugira ngo ukande aha, wowe vayo ukande aha handitse flow. Hano hantu uraba umuhaye, nabyita nk'aho waba umuhaye nka miliyoni y'amafaranga wowe, ariko atakuvuye mu mufuka. Ibaze aka kantu konyine niko ari kurwanira ako, no kuba wareba videwo ye ikarangira, cyangwa se ukayireba amasegonda 10 n'angahe, mu minota, bitewe n'uko videwo ye ingana. Aka kantu nukamukorera aka nuza ugakandaho hano, ugakanda aha, biraba bingana n'uko yakubwiye ngo ngiye kuburara mpereza 1000 aho ngaho. Gusa uraba ukimuhaye mu myaka, akubwiye ngo nti1000 ngiye kuburara, wowe ukamubwira ati nyuma y'imyaka 30 uzagaruka ukinyaka. Nawe nukora aha ngaha n'ubwo buryo uraba umuhayemo ayo mafaranga yakwakaga. Rero aka niko abantu benshi bari gushaka. Nyaboneka mureke tukamuhereza. Nawe jya muri search ya Facebook yawe, wandikemo Dufitumukiza Albert. Hariho ifoto y'umukobwa, ngira ngo ifoto iriho muri kuyibona. Ntukande add friend, ahubwo ukande
urakanda flow, hahita hazaho flowing wigendere. Ndabizi neza ko nawe ari bugusubize flow back. So ikindi muri video ikurikira ndagira ngo umuntu utarakora utaragira Facebook yiwe ngo ayigire professional mode ku buryo ishobora kuba yamuhemba, niyandike muri comment ngo ntago mbizi, ndahita bakorera video y'ukuntu ibyo bintu bikorwa, nawe Facebook ikava mu gucatinga ukajya ucatinga ariko ubizi neza ko ushobora kuba monetize nawe ugatangira kwinjiza amafaranga. Utibagirwa gufollowinga kuri Dufitumukiza Albert, ukande like, comment, sharing na video ze, cyane cyane iyi ngiyi. Numara kubisharinga uraba utanze inkunga ikomeye cyane. Ciao ciao, tuzasubire mu zindi video.